Umuco ni uturanga, umuco ni utugenga. Rest and think. Aziya, Amerika ndetse n'imigabane yacu yo ku isi, buri mugabane ufite umuco. Natwe Abanyarwanda kuva na kera ndetse na n'ubu, mu binyejana byagiye bitambuka dufite umuco. Amajyepfo bafite umuco, Amajyaruguru bafite umuco, iyo rirasira n'iyo rirengera bafite umuco. Umuco ni ugenda tuyobora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rest and think. Hari byinshi dukora kandi byaduteza imbere, ndetse nk'urubyiruko nitwe mbaraga zo guteza imbere uwo muco. Rest and think uyu munsi, reka tuganire, reka twumve aya majwi, reka twumve byinshi uyu mukobwa mushiki wacu yatubwiye muri ubu butumwa bw'amajwi n'indirimbo. Rest and think. Guteze imbere ibikorwa by'umuco, ubuhanzi twimakazi, imiyoborere myiza n'iterambere. Twimakaze umuco wacu Rwanda, ubuhanzi bw'imivugo bushobora kuduteza imbere. Ubukorikori n'indirimbo bishobora kuduteza imbere. Twimakaze indangagaciro niziturange nk'Abanyarwanda. Mubyeyi ndakwinginze, toza umwana umuco nyarwanda. Umwana ufite impano umufashe kumuteza imbere, kuko urubyiruko nitwe Rwanda rw'ejo. Abana b'ababyiruka nibo Rwanda ruzaza. Yareka ubusinzi, fatanya n'abandi mu iterambere. Tatira umuco ndakwinginze, nshuti yanjye wita umuco. Mubyeyi aho uri hose, toza umwana umuco nyarwanda. Nimwe murerera igihugu. Bati nimwe murerera igihugu. Ubutumwa bugeze ku Banyarwanda kandi bwakubaka imitima ya buri wese. Niba ubutumwa bukugeze uyu munsi bugushimishije, kora subscribe, komeza ukore share kuri iki kiganiro cya Rest and Think, kugira ngo tuzakomeza kubazanira n'ibindi byinshi bitandukanye. Kurikirana channel ya Bizaza TV. Ndabashimiye, nitwa Eric Nshimiyimana. Te amo.